Umwana wanjye yagiye he? Nese yagiye kwahira jana. Nyine wewe mbwira ahubwo ahantu Sirimuka yagiye. Ese ma ko ari wowe umbyukije njye nari narabyuka. Nago Sirimuka yaba yagiuka butabizi n'ukuntu muri inshuti mbwira ahantu yagiye. Ubu narayimuhishiriye ntabibwiye mama. Uzi kuntu yaje aranduka ngo isimba rihe ntaga ari ku kazi ibintu byinshi nta wagiye utacishe n'umwena hari. Nese kubibwira mama ibyo ni ibiki? Mama se nicyo atazi cyangiye na nkuzi. Nise Sirimuka ari. Akose Sirimuka ubundi bwarakeneye byatari koko. Urumva Sirimuka aricyo kintu urimo gushyira imbere. Muhinga ambwira hano Sirimuka. Ari nawe Sirimuka ari i Kigali. Sirimuka ari i Kigali. Biki? Ari i Kigali. None se muhika ugiye? Isi yacu ndihinduka biradusaba gusirimuka nanjye nkasirimuka sirimuka 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 Sirimuka. Allo? Allo? Oui. Musibiriwe. Umeze neza? Imana mfate mu kazi kameze nabi cyane ndabona inaha hakomeje kumbana harehare cyane amakuru yose. Ni meza ameze neza ariko biragenda neza nubwo kari kuba kenshi. Kari kuba byagenda neza nta kibazo n'ubundi se ko ariko akazi twiyemeje. Niko bimeze. Amakuru y'ubwoko. Ndashima Imana nanjye ndanayishima cyane birushijeho cyane ariko kubera ko nabonye akazi ubu ngubu ngomba kujya i Kigali mu kazi. Ngiye kujya i Kigali mu kazi nari ndi kuvuga ngo ndashima Imana cyane ko ibintu byanjye bigiyemo bikaba byaciyemo. Inkuru mbwiye irimo inkuru ebyiri nziza n'imbi. Gute? Uko wabonye akazi ka sitasiyo. Merci. Indi ni uko ugiye kumvika. Gute se kandi nawe uba uri mu kazi? Nonese kubizi ko ndi naha akenshi ari wowe muntu mba ndi kumwe nawe ari we mama ntegereza umunsi ku munsi koko. Kujya uza ukaganiriza mama wanjye ahubwo ukajya umundebera. Ni nuko uzajya uza ukareba mama wanjye ukamunganiririza ataziheba ngo yasigaye wenyine nanjye nkajya gushaka amafaranga. Agahora kuganira n'umubyeyi ni kimwe nanone kuganira nawe ni ikindi kuko ni wowe mba nkeneye cyane. Birumvikana kuganira n'abantu bakuru biravuna ariko nta kundi nyine se ko ari ubuzima. Ntabwo nishimye uruhande rw'urundi bantu nishimye. Ni ukwihangana. Nta kuntu we sinzi ubwo nzajya musanga i Kigali. Nta kibazo kabisa ubwo nk'inshuti yanjye nyine nagira nkumenyeshe utazaza wenda nko mu rugo bakakubwira ko nagiye. Urakoze cyane gusa ntabwo nishimye ntabwo twabigenza. Nta kundi no kwihangana. Ni ukuvuga tuzavugana usubirize neza. Sawa nawe ibihe byiza. Ibihe byiza se birava he nta kundi reka byakire. Imam. Nawe nta kintu wahaye ingurube. Akira rye. Umwana kugira ngo byose nakwicamo ibice bingana.
Ngira ngo mbanze nkuburira ahantu ziba. ese nk'uvuga uba uri gusigana koko usiganya ndi mwana wanjye kuzi ko nta wundi mwana tugira ngo usiganya jewe aha Nibagiwe ko nyirazo nawe yazitaye. Mbe mu nama y'umudugudu ariko ibintu bibereye muri amarorerwa. Byagenze gute? Bagiye kujya gutanga supanete. Ariko bavuze ku bantu nkawe. Chama noneho winyibutse. Uzi ko ejo bundi yawe nayitebeje yangize ikamba bahana. Babuze abantu nkamwe. Abantu muri muri supanete bukavuga ngo zirabarya. Kandi malaria yarateye muri kino gihe. Ikindi bavuga ku bantu bafata supanete bakagira kuzubakishiriza utuzi tw'inkoko. Ibyo ntabwo byemewe. Umuntu agomba kujya mu nzitiramubu akayiterezamo neza ku buryo nyine nta hantu wakinjirira. Navuze ati mujyana kereka ushaka guza n'umukobwa wanjye rwose we iby'inzitiramubu ntabikozwa. Umva ngiye yarambabye n'ubu nguru rwose sinzi ko nzayiryamamo. Ariko impamvu nuko uyitebeza nabi ujye utebeza neza ubundi uryamemo hagati. Kuki se ubundi yegera? Ma uryama wowe ukubiza umuntu aryama ahantu hamwe abazenguruka. None ngiye wajya ngo imba ndarando tazinogura. Utetera n'abahungu se. Ngaho. Ndibutse we. Ndacyari mama wawe. Kubera iki ma? Kuki nibutse ubu? Nige nkubyara. Mana gukoze iki se kandi? Konsole. Karame. Fungurira gate. Fungura gate gatoya. Boss ariko nakushakaga. Ari icyifuzo nari mfite boss. Warumamagaye urambwira ngo nimfungure gate. Ariko natekerezaga bitabagoye wanshakira umukozi w'umuhungu. Kuko nk'ubu narindi mu masuku ngiye gufura ngiye gukoropa mu byumba hose mfungure gate mukanyenda umushyitsi wawe warabaje mbega natekereza mva unzanira umuhungu wo kuri gate byaba byiza. Ese Konsole. Umunsi wa mbere nyakakazi uribuka akazi washakaga. Musekano kaye karakunaniye. Ntabwo kananiye ariko mu rwego rwo kunoza akazi kugira ngo umeze mbe umukozi mwiza. Wanshakira uwo dufatanya kuko bimwe bishobora kujya bipfa. Nk'ubu nari ngeze amatasi ashobora kumeneka ahantu nyasize. Ngiye gufungura gate mu kanya babashyitsi bawe benshi bahora hano bo barababaje. Hanyuma se haryoye mbwa ngahe? 30. Tuyakatemo kabiri ujye ufata 15 no umukozi afata 15. Mpure na Muhire ambwira ngo sirimuka ari Cyangugu kandi wewe warambwiye ngo sirimuka ari Kigali. Akoma nanjye rero nawe uburi kundenganya. Uzi ko wagira ngo si wowe wambyaye. Muhire yarabanje arambwira ngo ari Kigali. Uri kumva twongeye guhura anyibwirishijwe ubugambo abonye nari kubwumva abarambwiye ngo ari Cyangugu. Ubwo se nge nari kumenya mfati. None ko yataje ngo bimbwire. Akoma none nawe buri gihe unshinja amafuti. Sibuka cyaje ugiye kurepeta. Subyibuka. Sinakubwiye ngo hari ikintu nshaka kukubwira. Subyibutse ubwo sundi kuvuga ibyo n'amasegonda ngaye kujya urindira kuvuga ngo hari ikintu yagiye kubwira ngo ariko ngo noneho ugatangira kurya inzara kubimbwira ati sirimuka ari Cyangugu bitwaye. Akoma nukuri kwimana rero nkubwira nzamura isukari nkunkure muri muda shaka kubona sirimuka mu bigaragara uza hano sirimuka
ako ma tuvugisha ukuri nimba yaraje akambwira ngo ari i Kigali akonya akambwira ngo ari i Cyangugu njyewe ubundi wagira ngo mbigenze gute njyewe twigeze tujyana ngo nari kumenya ahantu ari umuntu Dine wima kuba mu buzima butarimo sirimuka no kumfata ukanjugunya mu cyobo ndavuze ngo sinongeye kuvuga kabiri umwiyobore mpereza ndikuburira ndanitetera ndakunshakira umwana gira vuba watanga amatangazo wahamaga abahungu biyo za Kigali bakagufasha dore gazo utura amazuru ntunzutureho amazuru je nanaguceka maziko njye ngira ngo nta nubwo wanambyaye umbaza umuntu burimo cece kangwa gira vuba sinkavuga ngo ukiza amagambo wandushiwe ndavuze ngo kanyemo gira vuba none se kukubura mbirekera hari umuntu utinde barushaka ko cyangwa bireka wagashwari ntabwo narinzi ko wenda nk'umuntu w'umukire nawe ni wamuha veni shaka nk'uwa veni ujye uduha 50 nta kibazo ariko 20 uzagiyamo bose cyari igitekerezo no kuri ndavunika pe none hari nabazaha bakanga kubyuka ukamwambara indire ngo nibarye ibikonje hari abo murara mu Rwanda ibintu byose mama ako se utangiye no kwinjira mu buzima utakureba okay ngambwira abashitsi bongera gutwara iki kibazo baguteye iki kibazo bongera amashuka n'amasume mana yanjye noneho mu bintu ushinzwe naga amasuka arimo utangiye kumenya ibibazo bibera mu cyumba cyanjye n'abashitsi banje ntabwo navuze mu cyumba utangiye kwinjira mu kazi mu bitakureba hanyuma akazi kakuzanye harimo abashitsi banje nuko nyine naje nzi ko uri wenyine none haba hari benshi buri gihe amashuka bari menshi amasume none hari n'uwaje wahondije ubundi akajya mbwira watetse umureti wishyiramo inyama ari ndabikubwiye ibyo byose rero nkavuga ntika njye mpangana n'umukobwa umuhungu nawe amenye nabazi okay ubwo akazi kakunaniye rero none ushaka gutaha sibyo mbabarira nukuri mbabarira cyari igitekerezo ariko wumva bidashoboka nda nabikomeza uragenda ufungure gate murakoze boss ntabwo ndakari genda ufungure gate sibyo ariko ntabwo nyirukana boss kare wazajya ukumura ibyo byatsi umaze guharuka hanyuma buretse aho twari tuvugana akomana none iki kandi umaze iminsi unyiyenzaho ndashaka kumbwira ubundi uzashaka umugabo ryari ko numva amaze kukurambirwa ubundi mani njyewe ushaka umugabo cyangwa baranshaka gusa ntabwo wamushaka imyaka ufite niyo kugaburirwa na nyoko akakugurira inkweto ibintu byose akabigukorera reba wa mukobwa arayepfa kwa Gerigwari ntiyashatse reba hepfira kwa Kanserida ntiyashatse ukuru bafite n'abakobwa babigusa wowe winzobe usa gutyo ubura umugabo njye manje nanakubwiye ko ngiye n'abahungu ba hano ntabakunda are hanyuma se muko bafite amashuri angahera ushaka kuba mu biro njye rwose urabizi Tadeyo njye yaranerese ndamwanga urabizi reba nkamuhira ukuntu asayirwa yahira ubwatsi ubwo nibwo buzima unyifuriza umugabo uri aho ngaho wirirwa wahirira inka utagira akazi kazima hanyuma ngubu ko nahira ingurube ntabwo ndusaziyemo kuba yahirira inka se nibyo bivuga ko ataba umugabo yakagori utanya gakobwa bice rubizi neza njyewe rero ndakurambiye mu rugo rwanjye uyu munsi ndashaka kumpa igisubizo cyihuse ushaka umugabo ugende akoma nawe nimba waranda kandi masure ibyo bintu wirirwa unkora sure ibyo bintu kuva sirimuka yava hano wirirwa unyiyenza ubundi ngende umukobwa wawe cyangwa warantoraguye utaba umukobwa wanjye ntago Jean Pierre yaje kugutera tukigira ukikanga iyo nyiza ndavuze ngo ari uyu munsi nakungu ntuwongera kundyamana wagenda ukareba ahantu wigwandika wagenda ukishingira ntago mbizi icyo mfa no kugomba kubona ahantu ba mu rugo rw'umugabo washaka umusaza upfakaye gatatu ntago bindeba icyo mfa nuko umwana wanjye yitwa nyine ngo ni umugore wa kanaka ninjoro narinduye
sha birumvikana. Mama wanjye uzi ibintu yankoreye tugende amerekeze tugere mu nzira ansezere urabizi gusezera ni umunsi wose yari yanze kundi narangiza yongera amamagare ngezemo hagati ngumva ngo nutege ngo za modoka ngo zimwe cyagiye ngo twagiyemo ngo bakadutwara nabi. Nese iyo modoka yakubuzaga ngo nuko yari itwawe n'umusore. Ngo baba bagenda nabi. Ndambwira mama niko bagenda nabi. Ni ibintu by'abakecuru. Mama wanjye nigize nk'umukecuru. Turaje tugeze ahantu umupapa umuntu yambwiye ati ndashaka guhagarara ndashaka kujya gutagahagarara impunzi zabaye nyinshi. Nangira gusinzira. Ariko mu gitondo sinjye wabonye. Niyo mpamvu ageze hano bwije. Nanarushye. Ako sherire kamubwira. Izina ry'Imana, Imana ikumira umugisha. Oya shana kibazo. Narabikubwiye cyagihe ariko ndakubwiza ukuri sho. Asante Imana igikumira imigisha. Oya shana kibazo nese inshuti urabizi ziberaho gufashanya. Ariko urabizi ko abaho n'ibishuti by'ibicucu by'ibyana bibi. Yahizo nazo zibaho. Reba ko nshakira akazi ukemera ko nzana hano. Ni ibintu bibiri. Ariko Imana imfasha nzabona amafaranga nzakujyana ahantu. Hari ahantu kera twajyaga tujya. Ayo ni hehere nzakujyana ni surprise. Umva nta kibazo n'ukuri kandi wisange umve ko nta kibazo umve ko ari nk'iwanyu nta kibazo rwose. Mama mfite amatsuka kugera mu kazi. Yego umva akazi akageramo. Rero reka ndebe utuntu hano kuri boutique ndaje. Ngome hano none. Guma hano ndayitanze. Kijumbe cy'ishumuntu mamawe kubera uburyohe bwacyo arapfa bose ni kare Konsole kare harya umubase mbwira hadi ushaka umukozi w'umuhungu ushaka umukozi w'umuhungu none se niyihe mpamvu nsobanurira nongere kare nawe mfite stress mbabaye sibyo mu kazi bamere nabi mbwira niyihe mpamvu ushaka umukozi w'umuhungu nyine urabona n'ubu ngubu uraje narindi koza ibintu ndi kugira ngo utekere nkora amasuku noneho wasona hariya kuri gate nkabura ukuntu nza kugukingurira noneho navuga ngo mu rwego rwo kugira ngo meze noza akazi nk'umukozi mwiza wanshakira umuhungu azajya akingura hariya hari n'ibyana biza bigasona akabantu binaho ubundi ako boss kamubaza ubundi hano waje kuhatura gute haba ibintu mwaduhaye umuceri mwamfunguriye kano niko kamabuje ko kananutse naye yabwira ndi mabuje nyine kuko Imana yabyemeye abo bose rero nshaka umuhungu wamudodesheze uniform waba umeze gute tujye tubiruka sibyo ariko Konsole ntabwo waba ushaka umuhungu kujya mujye muryama ese nabyaye stock abazimu bari ngewe Konsole isugi y'imama umukobwa warindiriye Yesu nkaba ngize imyaka ingana gutya bose Imana ikubabarira nabi ibyo ngiye nabikora ubusugi bwanjye nzabuha umugabo wanjye wenyine turare tugigirana ijoro ngo niko bigenda tujya twiruka tugaruka okay umva rero mubwira ngiye kumukuzanira umuhungu ariko condition ya mbere ntabwo nshaka kagakungu k'abakozi bo mu rugo k'umukobwa n'umuhungu icya kabiri sinshaka umunsi umwe n'uyu n'umwe kuzumva ngo uratwite indavuye ku muhungu akazi karamuka gapfuye Konsole kavuye kuri uwo n'umuhungu wowe uzataha umuhungu asigara niyo mpamvu azajya nereta mbikubwira nane leta nzabikubwira okay so ndashonje ngiye guhisha ngiye gushyiramo amakaroni yanyu ndukunda sibyo bose urakoze uri umuntu mwiza Imana ijye guha abandi bagore benshi uri kubazana iyo abanyagore bishimye azi ko ntarinzi kusetsa sanga negurira ameza sibyo sawa kuva igihe sirimuka yagenda reba ibintu byose umaze igihe unyiyenza ubundi mbere yuko twari twibaniye neza kutajyaga unambwira amagambo mabi wabitewe ni ariko ubundi usigaye ufite umuzimu wo kurizwa ubwo nkugurishijwe n'iki ko mubwije ukuri okay niba utangiye kwiriza
ndashaka kujya gucaka ukuntu wasasira ziriya ngurube wahira ubwatsi bwazo ikindi n'ahantu turara harasa nabi nshaka kushaka inshige zo kuryamaho wumvise kuri gunyurugana se ubundi ibyo uzajya ubitumane kuri gunyisiga kurahura bagakobwa genda avuga nawe ukavuga harimo zirangurube za musaza urabona ko zazibwirirwa numva nyine ko ari za musaza wanjye n'izanjye hanyuma iyo zigurishijwe ntago ushyira muri uwo mutiba agoma kubera icyo uri kumbwira nabi kubera iki sirimuka mwana wanjye igendere pe waranyubahaga igendere ari noneho niba ari ibyo noneho nyica ubundi uri kuntera agahinda nyica nshaka kunyica agoma watewe n'abazimu bahenuka igendere mwana we igendere sirimuka nagenda manda byumva ufite agahinda ka sirimuka ariko nawe wikwiyenza sibyo mwana ubugenda guhera mu bwatsi uri ahangaha none se sinarindi kugufasha genda ibitekerezo uri no kwahira kandi uze kumbwira ko umuhungu wamubonye ihute nimugoroba ko umuhungu wamubonye njyewe nabikubwiye njye sinzashaka abagabo bo muri iki cyaro njyewe narabikubwiye ngo nyine barakuroze noneho kugira ngo njyewe none usige muri mari reka noneho hajya ngo ugusigemo wishime njyewe ari ibintu ashoboka nzagenda kwiyahura ubundi mwishime munaneze uvuze ngo iki ngo kwiyahura ubari numbiye hanya ari kuzishima wakoze kuza nubwo mwakerewe ariko ntaribi ntabwo ari cyane ntacyo bitwaye byaba byiza cyane nta nubwo twari tuyirukanye murakoze twaje kwisegura twakerewe twihanganire hanyuma rero wa mukozi wari wansabye n'uyu nguyu nari mubashyikirije ubwo nabaha umwanya mukaganira ngiye nkasubira mu kazi nta kibazo akazi keza gusa nyuma y'akazi twaza kuvugana nta kibazo cyane nitwa Miguel yagusimbi amakuru ni ubwa mbere ugiye gukora akazi aka ngaka kanya ni ubwa mbere ariko nzi neza ko nzatanga umusaruro n'ubwa mbere nibyo ubundi kiba gikenewe cya mbere ni ukugira icyizere ikindi ukagira teamwork ugashyiramo umwete mu byo ukora umusaruro uko byagenda kose uraboneka ikindi twari tumaze igihe nta sekreteri dufite akazi kari karakambanye kenshi ariko byiza cyane ubwuje ndizera neza ko hari ibitari ku murongo ugiye gushyira ku murongo noneho nidukorana ndatekereza rwose iterambere riri bugaragare yaba kuri kampani ndetse nawe mu buzima wari usanzwe urimo urabona ko hari impinduka nta kibazo kandi ndabashimiye ku cyizere mwagiriye umushuti wanjye mukaba mwanyemereye nanjye ko naza nkatangira akazi dufatanye nanjye nzatanga umusaruro ugaragara noneho hari abandi bakozi uraza kugenda uhura nabo ariko so niza kuza kubona umwanya ndaza kuza kubahuza ariko reka turaza gukora inama nyuma y'akazi n'iminota 20 kuko habeho presentation umenye nabo n'uburyo mugiye kuzajya mukorana buri wese nyine amenye kuko hari uburyo ki byari bijagarayemo ariko ugomba kumenya akazi kawe n'abandi nabo bakamenya akazi kawe thank you ariko se Juma ariko jya wongeraho ka Jux ngiye banyita Juma Jux Juma Jux uno usigaye uri umutanzania nawe ariko boss ubwo ko wanyita Juma kanye nitwa Juma Jux yushyiraho Jux witwa Juma ako ka Jux buri ushaka kwitira ba muhanza muri Tanzania nyaburi aho muri Tanzania naga ndenze ngende Juma we wo mu Rwanda urano muri Tanzania ariko ndi Juma Jux bivuze ko yakwibye izina yanyibye izina Juma Juma Jux umva rero ngubwire yego boss uyu munsi wankoreye deal by the way fresh none wankubise cyana boss nyene nakubwiye ngo ngewe iyo nateguye mba nateguye ukuvuga ngo uriya uriya wazanye irarwa sereri n'ibiki byose nabari iki biriya nta kintu bivuze ngewe mba ngomba gucagura nkagukubita deal ya danger nkakubita urwana rumeze neza rufite ebana gwege zimeze neza warabibonye warashimye nizere ko n'imbere ariko byawumvishe bicamo neza boss ariko jya dusinguka boss dore ngewe nta kintu na kimwe wantu mango ngewe nkibure
ntacyo nagutuma ngo nta kintu wantuma ngo ntibude. Okay, ukiri aho ngaho rero. Shaka umfashe unshakira umukozi wo mu rugo w'umuhungu noneho. Abakozi bo mu rugo wagira ngo ninjye wababyaye. Nyene y'umuhungu ufatikanya nawe umukobwa wanje. Ibyo ni ibintu toto boss, ibyo ni ibintu toto. Ako nakantu umva sine nkagakira. Niko akora ni kuvuga ngo ni nko gufata ukaritura hasi ukavuga ngo njemeneka. Allo? Oui. Bari bamaye nomero zanyu. Yego. Bambwira ko kampani yanyu icuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo kugurisha amazu yubatse, imodoka, ibibanza. Yego. Cyangwa se mukamucuruza ibintu bigiye bitandukanye nka properties runaka umuntu yaba ashaka nk'inzu mu gace runaka mukamwayimuha. Yego, turabikora. Rero nanjye ndi umwe mu bakiriya bifuje kugana kampani yanyu kugira ngo mubashe kuba mwama imodoka. Yego. Nifuzaga imodoka ya Range Rover. Okay. Yo mu mwaka? Yego. Yo mu mwaka? Yo mu mwaka? Ubu nifuza imodoka iri gusohoka muzungu, kuko nifuza imodoka nshyashya. Okay, nta kibazo twabigukorera. Ahubwo se byabakundira kutugeraho muri office? Ubwo icyo mwamfasha, bari bandangiye lokasiyo y'aho mukorera ariko sindi kubasha kuba nahamenya neza. Kuko iyi nomero mbamagaje niyo nkoresha kuri WhatsApp, najya kumbe link ya Google Map y'aho mukorera ku buryo naza ntayo biki kugira ngo bagereho, wenda ndebe ko mwamfasha mukamaye service. Yego, nta kibazo, reka mbikore none. Yego, murakoze cyane. Yego, namwe murakoze. Ariko nshaka umukozi uri serious ushobora gukora in same time akazi ko kuri gate nanone n'imirimo imwe n'imwe. Muri make nimvuga umukozi wumve gatekeeper. Wumve gatekeeper. Ariko ushobora no kuba yafasha nawe umukobwa mu rugo bakaba bakorana imirimo kuko yabaye myinshi cyane mu rugo. Abakozi ntago nakurira umukozi mwiza. Umukozi ndamukuzanira. Mfite abahungu banje bashaka ubuzima batuje hirya no hino mu giturage, hari nabo hano mu mujyi. Urumva urahitamo uwo mu giturage cyangwa urahitamo mu mujyi? Okay, umaye ryari? Basi ndamukuzanira rwose. Just when? Reka mubwiye kuwa mbere. Kuwa mbere hadi umunsi turi kwa kanga? Uyu munsi turi kwa kane. Kuwa mbere nizere ko ndamukuzanira kuwa mbere mukugezeho, urumva muguhereze, hanyuma na za gahunda zindi dukomeze, urumva ndio none nanacaguye no nazanye izindi rivage nshyashya. Okay, so rero kumva wallahi boss ni wowe bundi ngewe reka ujye unyitande. Boss ni wowe kabisa, abandi barambeshye. Nizere ko promesse ni promesse boss. Ngewe ndamukuzanira umukozi mwiza uvuye none ndakuzanira umwana w'umuhungu uvuye mu giturage udafite imico y'amayibobo zo mu mujyi. Sawa urakoze boss. Oui. Waramutse neza? Burya nageze i Kigali bwije, ni ukuri, niyo mpamvu. Yaje kumfata Nyabugogo, nyine tuhita tujyana ahantu ava. Yego, nahise nyishyira ku muriro ko twagomba kuzinduka nyine tujya mu kazi, n'ubu niho ndi. Yego, wowe se umeze gute? Mana, ukwihangana sibyo, haba harimo no gukura n'ibindi byose, niyo mpamvu uri kurwaragurika gutya. Umva, nabonye bimeze neza mu masaha make y'amamaza rwose, ndabona nta kibazo. Twahageranye kubera ko nawe yagombaga guhita ajya mu kazi, ahita agenda nyine nsigarana n'umu boss. Ni ukugurira, gusa nkubwire gutera, ni ukugurisha ibintu byose, yaba ibibanza, inzu zubatse, amamodoka, ibintu nk'ibyo. Yego.
mama nsengere sibyo ntabwo ari akazi kagoye ngo wenda ngiye kuvunika bidasanzwe nsengere nzagatindeho kandi bizagenda neza sibyo nzajya nza kukureba nk'uko nabigusezeranyije oya ntareka ndeke gutinda kuri telefone nawe urabizi ko atari byiza umuntu ari mu kazi yego ndakuvugisha nimugoroba sawa bye Afande. Barangiye gutyo reka buriya akangubwiza ukuri. Wabigira gute se uko byara? Buriya umva umuntu bajya kuvuga ngo wabajije imitima ntabwo yayiringanije. Ese si rurema nyine. Ni rurema urabizi. Naje kurangira burya wa mutima wanjye w'umukara wo kwigira umuntu wa danje. Mvuye ku mwana. Nkusi. Ahubwo sinzi impamvu nawe bagiye kubikubwira. Nako se nkusi ko nkuzi. Reba n'aka kana kina ahangaha wananiranye ubwo uwo mwana ukugushije ninde koko? N'umwana noneho. Umugabo bita Godfather sinzi umuzi wo kuri Twitter. Ibintu bya showbiz njye nshisho akajisho. Nuko ndakuvuga ngo nakasa mutwe. No mwana wakasa mutwe. Okay. Ariko nagenda kunda wa mutima w'umukara wo kwiyemera. None se mwahuriye he muri mission cyangwa uriya mission ziri nkore buriya umuhungu neza none uhagaze uwo mwana w'umukobwa